umva nkubwire papa Ru ibyo uri kuvuga ubisubiza aho wikuye urinda uvuga ngo ibya nimugoroba aho wari uri Burayi mbizi gute kutari ufite abagore b'abazungu aragenda rero ajya mu bazungu baba bazi ngo baratubyaje nta wadukunda nta watwemera ibyo biramureba icyo nzi nuko ntabwo nzamureka tu natemera ko mbatunga ari babiri azarurere ubundi se ko naguye ntacyo geramira nakomeza gugurana n'imisaraba njye sinkishaka stress cyaka se nibura umpaye akara oya banza umanura ayo mazi uzi ko kuva natangira kunywa inzoga uzi ko ntagishaka ibintu nk'ibi banza usome nta mahoro ushobora kugira uri kuribwa mu gihe umva wagakobwa nasi ntuzongere kunyubaho kandi nyoko umva ukuntu wishyamiye nimbona bikomeye uyu mugabo nzamuha ariko rura rwavumba ngo ni umukozi w'Imana rwirirwa ruhora hano ngewe mba mbona kazabwira umugabo wanjye ko cyagiye twagahaye inzoga kasanze tuyinywa ni iki nakora ngo nzagaca ahangaha ariko wumvise amagambo kambwira ngo ngewe ngo umwuka w'Imana ngo ntabwo ukimbamo ngo nsigaye ngo ndi ikintu gicagase ego ko so ninde ukomanga gutyo ndifungurira tere nta bintu byinshi ese wanywereye he ngaho ushize siko naje kurambona witamanze wishwanyaguje nkabandi uri ku muti cyane ntabwo mesi igihwana habaho mu mibyiza akaba no muri weekend aba ku manywa na ninjoro Fabrice yamboga ihagukatiye inde Fabrice iyo uvuze Fabrice umutima wanjye yituga mbwira amakuru ndafite reka nkubwire uzi ko uvuze iryo zina nkita ngaruka muri muntu umva ndarumbwira ariko naguhaye bogari nziza sibyo reka nkubwire ntabwo ari ukumpa gusa warananyongeje sigaye humura numvishe n'amakuru ngo ubusigaye utunga abagabo babiri munsi nuko so ndigabanya umuntu gusa nibyo ngibyo gatangiye mbabarira umesita yuko ari umuntu wambwiye ko byarabuye ntabwo ukuntu kamere aya reka mubwize ukuntu nta icyo ukora iyo uje ndaseka reka nkubwire sheri reka nkubwire uzi ukuntu uje ugasanga afite umunani ugenda ute iyo reka nkubwire wakoze gusa ntabwo byagenze neza ariko se paragraphe nta nubwo ari cyane nta birenze gusa reka nkubwire akantu wenda mpera umva warampaye yego umusore aho kugira ngo mbimbwa nabimva nka mugani w'ababana aho kugira ngo mbure Fabrice ibintu byose byabuka oya banza umpa amakuru neza njye Fabrice yanyibwiye ko ibintu byakuraburanye yaraje ukumva bwa mbere turya ikintu bita ifoto dore ngiyi nayisevinzemo ndabona amataye n'amakwisi yahise ayiguha kurumvire ubwo se ubwo ari igihe amuhaye pase ntambwira agashya kabaye ahubwo siko nawe nabonye mu nyunyuzanye utunwa umva tunyonyoza ibyo nawe bizaza ku mwanya wa nyuma ese reka nze nkubwire mbara we nyikwegesha njye ntabwo ndi Fabrice muko maze turifotoza turongera turifotoza noneho nkebutse gutya Imana yanjye we bita mbona wa mukobwa wanjye mba ndamurebye yuko yewe isoni ziranyica icyo kora ndabisisibiranya mubwira ukuntu ari umukozi w'Imana wari warambuze wajyaga asengera ndamubeshya nyuma nza kumucacura ndamubwira maze ibintu uzajya ubona ujye uceceka kuko nabonye azabona n'ibirenze ibingibi ubwo biba birarangiye have rero azagaruke kunsura nawe urabyumva ubwo nari namenyereye nawe yamenyereye araza hano muri salo ariko mbega umusore afite mu kanwa ndahibuka aho ndabutangiye guta inkonda mbabarira utacira ntabwo turi
ntabwo kumirana hanyuma turicara rikumva tugiye gusezerana nawe urumva wiboneye umukunzi tugiye gusezeranaho ambwiye ati mpobere ngiye kurambura amaboko shango muhobere ntabwo muri kumwe ngiye kubona numva ibivarisi mbona rukara wanjye nguwo mbona umugabo wanjye araje yaradukubise umugabo wawe nese yaje utabizi tere nanga kugira uburyarya ubwo urabyumva twari twavuganye ko ari buzi uri kumva ariko kubera umunezero nari mfitanye na Fabrice twicaye hano nibeshya ku masaha ntajya mubwira inti ntacyo ntago arazi uri kumva abacekaguye ngo iki yakubise Fabrice reka nkubwire urukundo si ikintu uzi ko nari ngiye kumufatanya n'umugabo ngo tugikubite tukimeneshe ariko mpita njijisha kuko uriya muhungu sinamenya na gahunda ye yaramubabaje ndababara maze nanjye ariko nahise mbyungukira aho yagendaga mundiga mugira ku ntebe nanjye nkahita avugwaho uri kumukira cyakora barakora yamuguye mugusha n'amazuru imbere y'inyikorera ndimo kumwisha uramfashe ubwoya burahagarara ubu se we mufasha kugenda gutetere kwa mugore we nawe oya wagwe akaruha kakubwira ko hanyuma ngo ndimo ko ngo mfite ubwo ngo umugabo atankubita mbanda porofesi maze muryamaho gutya none yaramukubise amurya inzara hano aramukomeretsa hano maze ngewe aha hose ndatoneka ariko sharika nkubwira ikibazo mfite Fabrice yaranyivuganye iyo nakuvugira ariko aracyakwemerera uzati n'icaka nzamugusha hagahanga nsigarana igihimba nicyo mugabo umva rero cyangwa mwaruganye nubwo nishimye ariko reka nkubwira ikibazo Ikizi kare nanga kibazo bya bitarangira wanyatse passe ndayigwa urashimira gushima nkunzane ikindi kibazo cyakara kagabo Fabrice naramukunze sibyo ariko nanone umugabo wanjye yaraje kandi yarabimenye ndi kwibaza ngo koko nte uyu mugabo niruka ngi nyuma ya Fabrice se ko naguze koko nzakora iki ko ntareka Fabrice uwo mugabo wawe numva ngo usumukara yango ngo ni inkono ngo batekeraho ngo amashyiga n'ibiki byose niwe wasigaza ukareka gasore nka kariya uzikarika ibintu bikuze by'ibigabo biba bifite ibirwara bya birubogi impande n'ibiki kuko ka Fabrice kabwa gifite ubushagarara bw'abasore niyo mukundanye mukagendana ugende wumva ubaye akana mwamenya nawe namumpanye ubu saza tuzakorana ubukwe ubu se nzamutunga bagire babiri ubu kokosha icyo ukora ariko nubwo ndi guseka niki ntafite umutima iyo baruzi none Fabrice cyangwa se yari haravuga ati ibi byose mbikesha Tereza niwe utuma amgira akanyamuneza mbese yahagaze gutya ababyimbo bireba umwana usigaye aterura n'icyuma yazanye ituze y'imana we aragenda ukagira ngo cyakora yagaswe umva uraseka uzi ko njya kurira hanyuma nabona ibintu wikoze nkongeraga ubwo sugira iyihe inama niyo gukunda ibogari uriya mugabo nkamugira ne iriya nyatsi basi wenda aha niwe ujye umwiba amafaranga uyahe Fabrice gahunda ni Fabrice ashaka uduceri nimupanga guhura musohoke mujye muri hoteli ikeye bebe uburi bebe ntabwo kiri Tereza by the way Fabrice gahunda ni ahubwo tere Narabizi sinya nenda mu makuru ndu tugende ibindi tubiganirire gusa nge nanakantu maye ko gusoma wakire ko ibyo gusomerega uretse nicare mu mutuzo hagarare muri position nziza ngewe na Fabrice aho ushaka hose nzahakujyana ariko sha ujye ukomeza umwinje sibyo hato ntazabura Fabrice nkabura na se w'abana ndakubwiye ngo gubwe yarivugiye ati Karine wenda umutwe bazawuce sigarane igihimba uriya nzamugwaho nimba rero uri Yesu azajya kukubambirwa umva sha umva umutu ukomeza uwuvuga ariko nubwo nishima ndishima iminota mike indi nkababa yaba Fabrice nibura twahoranaga ubu se kuko ibintu n'ibiki natangiye kubura amahoro
sinkiryama ngo sinzire, ndaryama nkabara amabati. Noneho ruriya rugabo sigenda ureba nkabona nirwanya rihuna, nkabona n'uruntu ntazi uko rumeze, nta munezero nkigira. Ariko Mana, nubwo niha amahoro ariko kugwa ni bibi. Ubu buzima sinigeze mbugira igihe nabaga muri Yesu. Mbega we uyu mugabo nzamukira. Se mama, niki giteye umubabaro n'agahinda kangana gutya? Ntibagiye ko Imana iri mu ruhande rwawe? Kakubwire, njyewe mbabajwe na ka gapasiteri gahora kaza hano kuntesha umutwe. Uzi amagambo kabwiye papa wawe? Karaza kakabwira papa wawe ngo sinkigira imbaraga ngo zo gusenga, njyewe bikambabaza. Azakirukanye. Kandi papa wawe nta nubwo akinkunda, sinzi ukuntu asigaye ameze kuva yava i Burayi. Ese niki kitagenda neza? Warekeye kurira, sinakubwiye ko uri kumwe n'Uwiteka? Uri kurizwa n'iki? Kugeza iyi saha hari Uwiteka ari na shitani sinzi unyegereye uwo ari we. Siko numva hatari ibyiringiro burundu. Ariko se ubundi ntagira ibyiringiro bishingiye. Papa wawe ari kumbuza amahoro, yirirwa azana buriya bukozi bw'Imana ngo ni ubukozi bw'Imana. Ariko se mama, ubundi ni gute wagubwa neza warateye Imana umugongo? Wagarushya ugasubira mu by'Imana. Ariko kubera iki usiga ufite amagambo aryana? Imana se nayiteye umugongo hehe? Cyangwa nasubiye inyuma mva hehe njya hehe? Nyamara ushaka warekera ibintu urimo kuko ni amahoro y'ubunyabyaha. Ariko se undi ibyaha uri kundega n'ibiki? Cyangwa sohoka mva iruhande. Nyamara ntabwo nakubwiraga nabi. Ntirukanye Rusi, ndavuga ngo subiranye nsigaranye n'umuntu. Ariko nimba ari Imana iri kundwanyiriza muri aba bana, uyu si we muzima nagiraga? Ko nagira ngo nzamufatanya na se nibura hanyuma ntuze. Ako sinibaza ibibazo mpura nabyo muri uru rugo yuko no mu zindi ngo bibamo. Cyambere kigurira amafaranga, ariko kugira amafaranga nta munezero ufite n'ubusa. Ako si ukoko ndatahira mu bibazo, nataha ibibazo byanyice muri urugo rumeze gutya. Urugo niko rwakagize ibibazo koko. N'ubu madamu niki nakora kugira madamu umutima ugaruka. Ariko ngiye kumugera mu butayu. Uyu munsi ngomba kumugera mu butayu kareba yuko ari bishoboye. Sinibaza ibibazo kura mu rugo nawe ibiki ko reka njye kureba wa mukozi w'Imana amfashe dusenga Imana dukomeye. Nitansubiza ntabwo mpava. Siko ku bana tuba ntaranatureba.
avangavanze siko ntaranatureba ntabwo ndabubona ariko utuntu tungana gutya nitwo banyetse amafaranga 400. Ngiye kwiyoberanya nigira uruvu mu minota mike. Ndaza ko mwakira neza muheza ashira atigeze abona kuva yabaho. Izaturinda amajyanamaza no mu bihe bidashira izaturinda amajyanamaza none no mu bihe bidashira na Valenti izamurinda amajyanamaza nubwo bitoroshye none no mu bihe bidashira. Haleluya. Amen. Uwiteka Imana ifite umutima hamwe sibyo wegereza Imana icyo nzi cyo Imana iri kumwe nawe. Hari ibintu byinshi Imana igiye kwimira ku bw'aka kanya twafashe ko kwegera Imana cyane. Amen. Kuko iyo twasenze Imana hari ibiyende ikura mu nzira, hari imisozi igenda yigizayo. Ibyo ubona bisa nk'ibirumbaranye ku mutima wawe sibyo Uwiteka afite akarongo ka nyuma kuri byo. Amen. Reka rero dusenge wizere gusa ndabizi ko bitoroshye ariko uzamura ukwizera kwawe nubwo usa n'utentebutse hari Imana. No kwizerwa Imana. Reka dukana dusenge kwizerwa Imana. Uwiteka Imana yacu Imana kwizerwa kwiringirwa uracyari ya Mana irengeye ubugingo bw'uyu mugabo. Mana Uwiteka Imana wamurengeye mu mahanga kugeza umunsi yageze hano mu Rwanda agihumeka umwuka w'abazima, ariko nubwo bitoroshye kuri uyu munsi afite ibibazo byinshi. Dayimoni yamusamiye mu nzira ashaka kuriganya ubugingo bwe. Uwiteka Imana uriya madamu we uyu mugabo yagize ikibazo urubavu rwe akarake ko mu mara ye dayimoni yaragiye akinjirira igenda gutura. Ndamukorera mu kacyayi dore hari n'imbeho. Okay, ngomba kumuhubika nkacurika ubwenge bwe. Sinshaka kuzongera kubaho mfite umutima unigiwe, nta nubwo ushaka kuzongera kubaho mfite umutima uncira urubanza. Ndashaka kubaho nishimye nkakora ibyo ushaka. Yihangane kibi nuko namwica. ariko ntumenye umuriro w'Imana nugende utwike utsirike imyambi y'umubisha ukumire. Uwiteka Mwami Imana ndakwinginze utinde kwawe Uwiteka ndakwinginze wirukane dayimoni yateye wowe ikamwangiriza ikashaka kumuroha muri geheno. imitima yacu Mwami Imana ndakwinginze aka kanya tugisenga utwumve cyane ndetse udusabare kandi dusengere. Urakoze no kwiringirwa. Amen. Urakoze Mana uhabwe icyubahiro. Gira kwizera hari Imana. Oya Imana niyo yo kuba Imana niyo kwizera. Urakoze Mana. Hari ikindi kintu mbonye Imana ikuyeho urupfu rwihuse kandi rutunguranye. Habwe icyubahiro. Hari urupfu rwahebuje ndetse rwahebuje ruturutse mu rugo iwawe. Ibitero by'umwana sigaye bihereye mu rugo hafi aho ngaho, ariko hari ibintu Imana yegejeyo kubwo kuyiza imbere. Urakoze Mana. Urakoze. Ashima Imana. Urakoze. Yego.
Imana irabikoze. Ngaho haguruka shima Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana ihimbazwe yabwo icyubahiro. Shimwa Mana. Nanjye nshimiye Imana kubwo imirimo n'ibitangaza bikoreye. Yego. Naje mfite umutima uhagaze ariko ntashye ndamahoro. Mana nta kusa rwose. Imana ihabwa icyubahiro. Imana irabikoze. Imana ibirimo. Ndumva unyuzuye we. Imana ibirimo. Mana uhabwe imbaraga. Kandi hari ibintu Imana ije gutwikira mu rugo iwawe. Irabikiza mu izina rya Yesu kuko niyo twizeye. Uwiteka Imana arabitwika. Imana niko. Amen. Kumaze ku mwana mwiza nawe nari nagiye gusenga telefone nari nayikuyeho nari nagiye gusenga ariko Imana ibintu byiza Imana iduhindura ubuzima bwose wakubwiye ibyo yasigaye mbwira usa none akanyamuneza afite sheri ndabona rero hano akonje ngiye kukurebera kacyari sibyo ibizi uko ibyo Imana yabwiye bibonye yego Mana we ntabwo icyubahiro we imbazwe Mana ni ukuri ariko Mana uzi ko utabeshya kwe uri Imana wo kwizera uzi ko mbese ngiwanga ibiri ijana madamu ntiherutse kumbwirana ntiyarebye no kumbobera ariko ambwiye neza ndishimye Sheri ese ko mbona wasinziriye karamu Sheri wasinziriye nakuzaniye ka cyayi nagushyiremo tangawizi ndabibona rwose ni mu cyayi ntukakunda ndagakunda cyane ndagakunda cyane rwose